The Ooo Breakfast with Tony and Dominic, waking you to today's word of encouragement. Kongeye kubaha ikaze mu kiganiro niba ari bigifungura radio yawe tuguha ikaze cyane twizera ko umeze neza wa mwanya twari dutegereje igihe kinini wa mwanya twari twababwiye kuva ejo cyangwa se kuva no mu minsi yashize ubu ngubu umushyitsi wacu yamaze kugera muri studio ari kumwe natwe. Yego nawe wategerezanyije natwe twizere ko muhari tubaha ikaze mu kiganiro. Hanyuma rero umubyeyi yamaze kugera muri studio twebwe mu rugo nuko tumwita. Niyo mpamvu nawe uri kunezerwa uri guseka. Wamwita umubyeyi ariko niba udasobanukiye amazina yose reka tukubwire ko turi kumwe n'intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza niwe tugiye kuba turi kumwe muri kano kanya tuganira muri byinshi bitandukanye. Mubyeyi tugwaye ikaze. Murakoze cyane kunyakira muri studio yanyu muri gitondo. Mumeze neza. Turaho tumeze neza Imana yaturiye. Bisengira ikibazo gikomeye ndahera aho tugitangira. Ibaze kutangiye umubwira ngo ngize ikibazo. Buri gihe tubabona museka mumwenyura munezerewe. Ibanga ni irihe ko hari abantu mbona barakaye ngo babaye barakare muri iki gihe ku buryo guseka biba bigoye. Mubigenza mute kugira ngo iteka ryose niyo mwigisha mu wamunezerewe mu wamuseka mu musharinga umunezero mu maso yanyu. Hari ibanga mwakandagiye mwadusangiza mushumba. Ibanga rirahari. Burya aba Filipi 4:4 bibiri yavuga ngo muhore mwishime. Yego. Nongeye kuvuga ngo mwishime. Igihe Paul yabwiye aba Filipi kwishima bari mu bibazo bikomeye. Ntabwo yari mu bibazo bikomeye. Ariko basaba ko umunezero wabo utabura. Kuko umunezero ni umuti. Mpora nezerewe kuko ziko ari umuti umvura byinshi. Kandi simzigira no mwuka wera umfasha. No mwuka ugufasha. Turi kumwe n'intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza mu magambo make cyangwa se niba utarumuze amazina ye yose yitwa Paul Muhirwa Gitwaza. Yavukiye mu muryango w'abakristo mu mujyi wa Uvira ahitwa mu Bijombo ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Papa we umubyara yari mu bantu babanye n'abakristo babwirijwe abamisiyoneri b'abasuwisi amutoza kubaha Imana kugira ngo azave mu tubona uyu munsi wa none afite akamaro mu gihe cya none cy'isi ya none. Ku myaka 9 ubwo ndimo ndababwira muri make umushumba twakiriye papa twakiriye muri studio ku myaka 9 gusa Apotre Dr. Paul Gitwaza nibwo yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe amaze kuzuza imyaka 12 gusa nibwo yabatijwe mu mazi menshi. Icyo gihe yahise yuzuzwa imbaraga z'umwuka wera atangira kubwiriza ari umusore muto cyane rwose w'imyaka 14 gusa. Ku myaka 16 Apotre Dr. Paul Gitwaza yagize inzozi arizo zahinduye ubuzima bwa benshi n'uyu munsi Imana imuha ihishurirwa ryo kubaka ubwami bw'Imana ku isi yose aho se umubyara yamufashije kugera kuri izi nzozi abimufashamo amubibamo imbuto nziza idashobora guhindurwa n'ibihe nk'uko uyu munsi mumubona aduhesha umugisha. Intumwa Dr. Paul Gitwaza ni umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo aho abwiriza ku radio television ku mbuga nkoranyambaga hamwe no mu biterane bihuza abantu benshi hirya no hino ku isi tutibagiwe na hano mu Rwanda. N'umuyobozi mukuru w'itorero Ururembo Siyoni ubuturo bw'Uwiteka rizwi ku izina rya Zion Temple Celebration Center ndetse akaba ari nawe washinze ministeri y'ubutumwa bwiza ariyo yitwa Authentic World Ministries. Apotre Dr. Paul Gitwaza yashinze amatorero menshi ku isi yose aho akora ibikorwa byinshi binyuranye bifasha batishoboye aho yaje gushinga ndetse n'ikigo nderabuzima ibigo by'amashuri abanza na inshuke yitwa Authentic Academy. Ngira ngo mwe mudukurikiye mushobora kuba mufite abana biga muri ayo mashuri n'ibindi bikorwa bigira uruhare mu guhindura ubuzima bw'abaturage mu buryo bwo kubaka igihugu muri rusange. Itorero rya mbere yashinze ariyo Zion Temple yarishinze hano mu Rwanda. Nitorero riherereye hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga ari naho hari kubera amaterano turaza kunyuraho gatoya amaterano udakwiye gucikwa nyaboneka nubwo iminsi iri kugenda yigira imbere saha gusa kuko isiho yagarukiye ko yakomeje umurimo w'Imana ashinga nandi mashami y'iri torero mu tundi turere twose tw'igihugu cyacu arenga imipaka rwose ntiyagarukiye aho asatira umugabane wa Afurika i Burayi ahageze batangira kwakira Yesu Kristo ku bwinshi muri Amerika ndetse muri
Aziya nabo iyi mbuto y'uyu mushumba yabagezeho ibagumamo na bugingo n'ubu. Aba bose nabahamya b'imirimo y'Imana mu buzima bwabo. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani ni mu mwaka wa 1997 nibwo intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza uyobora Zion Temple Celebration Center kwisi yambikanye impeta y'urudashira n'umufasha we witwa Pastor Nyina w'Ingeri Angelique. Bemeranya kubana karamata mu myaka hafi 26 bamaze. Bubatse urugo, ubu bafite abahungu 3 bakuru, Elisha, Ruka ndetse na David. Umuto afite imyaka 18, hanyuma umukuru afite imyaka 23. Ejo bundi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani umwaka ushize nibwo twafatanije n'intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza turi kumwe muri aka kanya live kwizihiza isabukuru y'imyaka 51 amaze abonye izuba. Mu magambo avunaguye nguwo umushumba turi kumwe live hano muri studio. Apostle, mu byo mvuze hari aho nawe nibeshye kugira ngo munyuze cyangwa ahubwo mbere yuko nari ngiye kubaza nti ese mubyeyi avuze neza twamuha nkangahe ku 10? yavuze neza cyane. Manishimwe. Gusa hari akantu gato, navukiye Uvira. Yego. Uvira rero ni ku mupaka w'Ubujumbura na Kongo. Yego. Ariko nkurira ahitwa Bijombo. Haratandukanye. Aho navukiye naho nakuriye haratandukanye. Navuga deka bivuge mu rurimi. Yesu yavukiye Bethlehem ariko arererwa i Nazareth. Nanjye nuko navukiye Uvira nererwa Bijombo. Gusa Bijombo nyine ni bayita groupement yo muri territoire ya Uvira. Ariko navukiye Uvira ni ku mupaka na Bujumbura. Ariko ibindi byose waye ni 10 ku 10. Ni 10 ku 10. No mu 10 ku 10 ratuma akazi gapfa wenda. Ntago twamukira. Uravuze ngo amanota yanjye bayagabanye. Wenda ho rimwe. Yego. Aposo tubahaye ikaze. Hanyuma rero ngira ngo yabivuze ibigwi, yavuze amateka nta wabisubiramo, ariko tugaruke ku bijyanye n'amateka ya radio na televiziyo yahoze iri authentic, ariko ubu ikaba ifite izina rya Radio O ndetse na TVO. Ese impamvu nyamukuru yatumye icyo gitangazamakuru gishyirwaho yari yihe? Impamvu nyamukuru kwarakwera ngo dusakaza ubutumwa bwiza biciye kuri radio na televiziyo kugira ngo abantu benshi babashe kumva ubutumwa. Ko urabona iyo ubwiriza ubutumwa ubwiriza mu nguni enye, uri mu nzu yicaye mwabo bantu abo baraho nibo bonyine bumva. Ariko turareba ni gute ubutumwa bwagera no kubandi bataje hano. Yego. No kuba bari hanze y'urusengero ndetse byaba ngombwa bari hanze y'agace murimo cyangwa se bari hanze y'igihugu murimo. Naho izo nzo zizaje kugira ngo twamamaze ubutumwa bwa Yesu Kristo no kujijura abantu biciye kuri radio na televiziyo. Mubona mwarageze kuri izo ntego zari zitumye zabaje ku mutima kugira ngo radio na televiziyo bishingwe. Intego umura mwarayigezeho cyangwa urugendo racyari rurerure? Yego kandi oya. Yego twayigezeho kuko twifuzaga ko bugera hirya hose. Yego. Ariko oya turashaka ko nibindi bihugu bibyumva kandi mu rurimi rwabo. Kuko turacyavuga mu rurimi rw'igihugu kimwe gusa cy'u Rwanda kandi twumvwa n'abanyarwanda. Ariko bibashe kugera no ku bandi bantu bavuga izindi ndimi tusaba tubigezeho. Rero urugendo ruracyari rurerure. Mutekereza se ko muzashinga indi radio ivuga izindi ndimi cyangwa ni yingi na televiziyo n'ubundi bizakorerwa he izo nzozi ziri kiri imbere? Ni yingi izakorerwaho. Ntabwo ari ngombwa gushiraho ibindi. Ibi birahagije ariko nukuzongerera imbaraga n'ubushobozi. Yego. Hanyuma impact byagize mu ivuga butumwa urebye hanze y'urusengero hariyo mujya mubona igibageraho ku buryo mubona nk'abantu bakirijwe kuri radio, bakiriye ubutumwa bwiza binyuze kuri televiziyo bataje mu rusengero? Cyane ni benshi ndetse n'uyu mwanya turimo tuvugana hari n'abandi bakurikira cyane nk'abagororwa bari mu nzu z'imbohe nabo barakurikira. Benshi bagiye baza bavuga ngo bakirijwe muri prison kubera radio. Rero turanabafite na mu rusengero hari nabandi mperutse no gusura imwe mu magereza sanga hari ubutumwa baricara bagakurikira radio bagakurikira na televiziyo barabimbwiye. Rero sabo bonyine hari nabandi bantu
bo mu bindi bihugu mu minsi ishize twakiriye mu pastor wari uvuye Tanzania muri za Karagwe we niyo ryamufashije bituma amenye Imana kundi Imana kugeza yabaye na pastor. Hari undi mushumba mwakiriye ejo bundi mu material kubera hano kuri Zion Temple ngira ngo yaraturutse muri Tanzania musobanura ko yakirijwe kuri radio. Radio niyo yamufashije rwose yaraje gutanga ubuhamya. Ese ubu no pastor afite amatorero menshi cyane muri Tanzania. Imana ishimwe. Urwo ni uruhande rumwe kandi rwiza koko rufasha mu Kristo utegereye itorero kuba yakurikirana, ariko nanone umuntu yakwibaza ngo ese kuba hari radio hari television umuntu ashobora gukurikiranira amateraniro mu rugo ntago byagabanya umubare w'abaza kuri eglise? Nta kibazo. Tugize Imana umuntu agakurikira agakizwa n'ibyo byangombwa cyane. Kuza kuri eglise ubundi ni social no guhura, ariko ubu Kristo ni mu mutima. Ubibashije kuza gutera nabandi ni byiza, uteranye no kuri radio ariko ugakurikiza ibirimo bivugwa n'ijambo ry'Imana, ibyo nabyo nta bibazo, nta kibazo gihari. Surtout ko cyane ko hari n'abantu badafite ubwo bushobozi. Hari abarwayi bari kwa muganga badashobora kuza, hari abadafite uburyo yabona taxi cyangwa se yabona uburyo bwo kuhagera uwo nawe biramufasha. Gusa iyo umuntu afite uburyo bwo kwera ku rusengero ni byiza guterana n'abandi, ni byiza, ariko atanabishoboye nta kibazo. Ikaze rero mwese aho muri nimero turi buze gukoresha kugira ngo mubane natwe ni 0787223224 igihe cyo guhamagara nikigera turaza kubabwira ndetse na message, hanyuma ibibazo tugiye kubabariza nawe ushobora kucyohereza kuri WhatsApp turaza kukireba igihe cyacyo nikigera. Topic y'umunsi ni ihe Umutoni? Topic tugiye kuganiraho turi bugaruke mu kanya, ariko reka dusige tuyikubwiye. Tugiye kuganiraho twibaza tuti ese bitwaye iki gusezeranya umukobwa wamaze kugwa mu cyaha cyo gutwara inda? Nibyo intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza agiye kuza mu kanya gato agarukaho adusobanurira mu buryo burambuye. Ese ibyo bintu bifatwa bite, bitwaye iki? Nawe niba hari n'ikindi kibazo ufite wifuza ko tumukubariza, turahari, watwandikira nko twari tumaze kubikubwira. Ni mu kanya turaje. Mu yandi magambo, umukobwa wamaze tubyita ibyago mu muryango, yatwaye inda ariko ni umukristo, ariko aje kwihana atwite, ese kumusezeranya birashoboka? Ese izo mbabazi aje gusaba nubwo atwite ko hari abatazisaba bo noneho bakabeshya bakabasezeranya batwite biratandukanira? Nicyo tugiye kuganira mu kanya. Apotre Dr. Paul Gitwaza ni ugiye kudufasha gusobanura afashijwe n'umwuka wera w'Imana ndetse n'ijambo ry'Imana. Ntugiye kurenyakira amajwi yawe. Start your day right. Every day. All day long. At work. At work. I love this station. 92.8 Radio O. 92.8 Radio O niyo mukomeje gukurikira. Tugeze ku 3 zirenzeho iminota 23 muri studio turi kumwe n'intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza, aho tugiye kuganira nawe ku bijyanye n'iki kibazo abantu benshi bibaza, aho twibaza tuti ese bitwaye iki ko itorero ryasezeranya umukobwa waguye mu cyaha cyo gutwara inda ariko yihaniye. Turavuga ko uyu mukobwa ashobora kuba n'umukobwa w'itorero, yarasanzwe ari umukristo w'itorero, ariko agiye muri icyo cyaha cy'ubusambanyi, aratwise. Ese itorero rikora iki? Uyu mukobwa nibaje agatera intambwe yo kwihana, arakomorerwa akaba yasezeranwa? Murakoze cyane. Yewe banza ari ikibazo kitoroshye Apotre. Kiragoye cyane. Kiragoye ariko kibaho. Ni realite n'ubuzima. Umukobwa genda mufata hamwe n'umuhungu bakoranye icyaha, kuko ntiyisezeranye. Ari umuhungu ari umukobwa baje imbere ya pasiteri. Yego. Ati twaguye mu cyaha, turi abana b'itorero, none umukobwa aratwite, mudusezeranye. Ariko pasiteri tubabarire. Bigenda gute? Kugeza uyu munsi abantu baratandukanye, cyangwa amatora aratandukanye, na doctrine ziratandukanye. Hari bamwe pasiteri abicaza akabasengera, bagasaba imbabazi akababarira, ejo akabashingira. Hari abandi bavuga toya, hari discipline y'itorero, murabanza muhagarare gato,
kugira ngo bibere isomo n'abandi bana bibere urubyiruko isomo ejo batazishora muri ubwo busambanyi bakumva ko babyemerewe hanyuma bakabahagarika igihe runaka cyane cyane bategereza ko babyara barangiza kubyara none bagasezeranywa no wa mwana bakamusengera abo n'abandi babifata buryo yego hari n'abandi nabo babaca mu rusengero timwakoza amahano ubu timwemerewe rwose murasenga yego ariko hari ibihano mugomba guhabwa ibyo bihano nta gufata igaburo ryera yego nta gutanga ituro nta kuriha icyacumi kandi mugomba kuba mu materaniro buri munsi hari umuntu bakurikirana kuzageza igihe mubyara mukaza imbere y'itorero mugasaba imbabazi itorero ryose yego nyuma y'ibyo itorero rimaze kubibona noneho mukabona gushingirwa urumva ko buri torero rifite uko uburyo bwaryo rero warumbajije gatese bigenda gute nibutse ijambo rito mu gitabo cyo kubara byenda bakunda gusoma Bibiliya muzi inkuru za Mose na Aroni na Miriyamu ni mu gice cya 12 aho Miriyamu na Aroni baneguye Mose kuko yazanye umugore w'umunyetiyopiyakazi Bibiliya ikavuga ngo Miriyamu na Aroni banegura Mose kubwo umunyetiyopiyakazi yarongoye kuko yari yararongoye umunyetiyopiyakazi baravuga bati nukuri Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa twe nta tuvugiramo ngo Uwiteka arabyumva amaze kubyumva ngo Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ngo arababwira ngo nimusohoke uko muri batatu ngo muze ku ihema ry'ibonaniro Mose ntabyo yarazi ibi byavuze Aroni na Miriyamu kandi nabo muri famiye baravukana bose Miriyamu niwe mukuru Aroni agakurikira na Mose agakurikira kurabona abayoboye abana b'Isirayeli babajyanye Kanani babiri baricaye atariko se uyu mwirabure yatuzaniye aha umuntu agira ngo amubaze ngo ni Imana yavuze twe nituvugisha baratwifatiye ikintu cyose ngo ni Imana ni nkuko muri famiye abantu bakwicara bakavuga mukuru wabo cyangwa muri wabo ariko icyo gihe ngo Imana irabatungura ati musohoke ko muri batatu nshaka kuvugana namwe yari yabumvise Mose aragiye nabo ko ari batatu nuko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ahamagara Mose na Miriyamu nabo baraho ngo arababaza ati niba muri mwebwe hazaba umuhanuzi mwiyerekwa niho ngewe nzamwimenyeshereza ngo mu nzozi no nzavuganira nawe ngo umugaragu wanjye Mose we siko bimeze ngo akiranuka mu rugo rwanjye hose ngo we tujya twivuganira akanwa kacu neruye aho Imana yashatse kubereka ko wavugana ko Imana ivugana na Mose ibyo bavuga ngo nivugana wenyine nawe wenyine yaberetse ko ari byo abandi bavugisha mu nzozi n'imigani ngo ariko we tuvugana akanwa kandi nuko arakomeza ngo bakirimo baganira ngo uburakari bw'Uwiteka bubazaho bubajeho uwo mwanya Miriyamu asesa ibibembe ahantu hose yuzura ibibembe Aroni ahita yikubita imbere ya Mose aravuga ati data bugenda kwinginze we kudushiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu tukizanira urubanza ahamo Aroni yasabye imbabazi yego asabira na Miriyamu imbabazi ati tubabarire rwose bwira Imana tubabarire twakosheje uravuga reka tuvuge Mose ni nka pasiteri yego Miriyamu na Aroni nabakoze icyaha baje imbere ye bati tubabarire twakoze icyaha Imana ntitugiriye nabi muri uwo mwanya ngo Mose atakira Uwiteka ngo abwira Uwiteka ati ndakwinginze kiriza mushiki wanjye Miriyamu yego kuko yaratangiye kugira ibibembe ni nka yanda rero yego ariko Aroni bahagaze aho wa muhungu we ntanda afite yarayiteye arihagarariye gusa umukobwa ni abasore bo ntabwo tumenye ibyabaye nditumenye ibyabaye ariko umukobwa niwe bigaragaye yego
umukobwa araje kuko ibyagaragaye kuri Miriyamu ibirendeye umusesaho muri uwo mwanya nuko Mose arasenga yinginga Uwiteka bati mukize rwose yasabye imbabazi rwose muabari yaciye bugufi iyo ni Imana abwiye yego Bibiliya iravuga ngo Uwiteka asubiza Mose ngo aramubwira ngo iyaba se yamuciriye mu maso gusa ntiyakozwe n'isoni iminsi 7 uko muri Israeli byagendaga iyo wakoraga icyaha ukabaza umubyeyi yaguciraga mu maso yagucira mu maso bakagukura mu nzu ukajya hanze ahantu ugira iminsi 7 nyuma y'iminsi 7 ukagaruka kubana na bene so ariko bakaguca yari nk'umuvumo cyangwa se akato bakamuha akato k'iminsi 7 nyuma y'iminsi 7 wa mwana bari umunawe bakareberaho bakuruwe bakarebera bati gusuzugura umubyeyi bigira ingaruka yego bakabona icyo gihano akaba iminsi 7 aho ari wenyine yihishe yikingiranye ntawe unamusura nyuma y'iminsi 7 isa akavuga ngo mugarure akaza mu bandi bana abandi baratinya cyane bati muramenye bakamubaza amakuru ati se hariya bimera bimeze bituri hanze ibintu ntibyoroshye uri wenyine bitekereza ari byinshi ibintu abari Imana rero ibwira Mose uri muransaba ngo mubabarire batese iyo abari se wamuciriye mu maso ntiyari kugira iminsi 7 Imana irakomeza ivuga ngo ntiyari kugira ngo iminsi 7 ngo abone kugaruka nuko ngo uwo mwanya Imana iravuga ngo Miriyamu mushiri nyuma y'ingando amara iminsi 7 ngo ubwo bwoko ntibwahaguruka Miriyamu atarahanagurwaho ibyo bibembe bivuze iki Miriyamu yahise ajyanwa hariya nubwo basabye imbabazi yashyizwe mu kato uko bigenda yego nkuko nari mvuze amatorero atandukanye ariko ukurikiye ibyanditswe cyangwa se ukurikiye discipline y'itorero umukobwa aje gusaba imbabazi ati mumbabarire ndatwite kandi ndashaka gushingirwa mu by'ukuri muramubabarira mwarangiza kumubarira mukamushira inyuma y'ingando no kuvuga gute no kumubwira ati genda wihangane turi inyuma mukamuha umushumba ubana nawe muri ibyo bihe umuganiriza umwereka urukundo rw'Imana kwitonda kugarukira Imana kudakubagana mugategereza igihe azabyarira yarangiza ariko bafite umuntu umusengera uri kumwe nawe kugira ngo adatakara atajya kure ndetse mukamunatandukanya na wa muhungu kuko hari igihe bavuga ati ni nta handi twakoze ibyaha reka twikomereze n'ubundi ndatwitereka none uwo mupasiteri cyangwa se uwo muntu umushinzwe agira igihe cyo kubumvisha ko icyo bakoze atari cyiza kandi batagomba noneho no kongera kubana muri ayo makosa keretse igihe bazahabwa umugisha uwo mushumba rero bakurikirana cyangwa se uwo mudiyakono bakurikirana agomba kumenya uko biriwe raporo yabo akabegera ntibumve ko ari bonyine kuko nanone iyo babaye bonyine satani yongera kubabeshya ariko yumva hari umuntu umufasha bituma rwose agarukira Imana kuko ari inyuma y'ingando ariko kuba yashizwe hirya niba yari umuririmbyi agomba guhagarara mu baririmbyi ntiyongere kuririmba niba yari protocole agomba guhagarara muri protocole niba ari umwinginzi agomba guhagarara mu binginzi ari umukristo usanzwe utagira akazi akora mu rusengero yego muramureka akaza mu rusengero ariko agakurikirana kuko nta kazi akora gatuma abantu bamwibonamwo kwiyugiye hari imbere ubera benshi icyitegererezo yego niyo mpamvu baririmbyi binginzi bazwi bagaragara biba ngombwa ko
munabwiraho abo bakoranaga nabo ko mumuhagaritse. Mushumba nyemera tukiraho muravuze muti agatandukanywa n'umusore cyangwa umugabo bakoranye icyo cyaha. Uyu mushumba mumuhaye ngo abayobore akomeza abafashe muri urwo rugendo, abwirwa n'iki ko batari kumwe, ko n'ubundi baba ari abantu bari basanzwe batabana, wenda bari abafiance bakundanaga bafite aho bahurira bakora icyo cyaha n'ubundi ntibabana? Uwo mushumba abwirwa n'iki ko n'ubundi batagihura? Mu by'ukuri iyi si ni nto, ni ntoya cyane iyi si. Yego. Kandi iyo umuntu ari mu cyaha urabimenya, kuko umushumba arasenga, ntabwo agenda ngo amubere polisi umu inspecteur amwiruka inyuma yamucunga hasi. Umwuka w'Imana aravuga. Iyo muganira n'umuntu umusengesha umwereka consequence, bati wa mukobwa uratwite, uri hagati y'ubuzima n'urupfu. Kuko inda burya iyo umudamu atwite mu by'ukuri aba ari hafi y'urupfu. Yego. Iyo abyaye bakunze kubyita nko mu Giswahili ngo amegifungu wa deliverance, ngo yabohotse. Nukuvuga ngo umutwaro uri mu nda ye ushobora kumuhitana cyangwa kumukiza. Umwana w'umukobwa rero uri muri ibyo abaza ko kaga, ntashobora gukinisha umuriro. Yego. Uramuganiza batahuriye hagati y'urupfu n'ubugingo, we komeza wubaha Imana. Abirenzo akabikora, ibyo si wowe. Wowe wakoze ibyawe, nawe azabona consequence cyangwa ingaruka. None uyu mukobwa ngira ngo icyo kibazo twari turimo kongorerana mu kanya tukivugana, uyu mukobwa aje gusaba imbabazi mushumba, nyamara atandukanye na wa wundi wihisha akaza ntabigaragaze, abashumba akabaca muri humye ari ko nabyita, bakamusezere zibanganya ibimenyetso, nimumenye ko yaratwite, akora amanyanga menshi. Niba ari uburyo bwo gusuzuma uwo mukobwa akaba yakoresha andi manyanga. Uyu nguyu ubu ko yasabye imbabazi, uko biri kose atandukanye na wa wundi wabihishe kugiza ubwo akoresha amakosa abashumba bakamusezeranya twite. None uyu nguyu wasabye imbabazi yari yize, ubwo ndikubariza umuntu uri gutekereza iki kibazo, yari yize ko byibuze hari imiyaga, reka nkoreshe ya magambo y'urubyiruko, hari ukoroshya kuri buzemo, hari imiyaga abashumba bari mumukiriremo, none nayo mumushyize hanze mushumba. Uyu muntu uri gutekereza atya dukurikiye, ubwo ntiyavuga ati n'ubundi gusaba imbabazi ntacyo bimaze, kuko n'ubundi mpwanyijwe na wa wundi utazisabye. Iyo umuntu agiye kwa muganga, iyo umuntu yakoze accident yego mu muhanda, birukanka kureba ko atavunitse. Hari ugaragaza ibimenyetso ko ari muzima, ariko yaviriye imbere. Yego. Iyo yaviriyemo imbere, ntibabimenye, babona ibimenyetso ko ameze neza hanze batitahire, mu gihe runaka arapfa cyangwa akangirika. Ariko iyo bamukishiye mu cyuma bagasanga yaraviriye imbere, bakamwitaho bakamuvura, wa muntu arakira. Ariko wa wundi ugaragara ko ari muzima batarebye imbere, inyuma yaho agira ikibazo. Reka ngaruke kuri aba bakobwa bombi. Umukobwa araje asabye imbabazi, ni ukuvura umuntu ufite igikomere imbere. Kujya pasiteri amukurikirana arimo arakuramo ya maraso yaviriye imbere, hemorrhagie interne, atagaragara inyuma. Mu buryo ejo hazaza uyu mukobwa afite amahirwe yo kuzabaho neza kandi akazabyara n'abana benshi. Ariko uyu wahishe ibimenyetso, agakoresha abashumba amakosa, akababesha, urya ni hemorrhagie interne, niwe uzapfa. Agira ngo arabesha abashumba, ariko urugo rwe, ubuzima bwe, uwo mwana yabyaye, ejo hazaza harimo ingaruka zikomeye. Niyo mpamvu abantu bataza imbere y'abashumba kugira ngo bababeshe, agomba kuza ari honnête, sincere, kuko niwe, kuko icyaha ni igisebe cy'umufunzo, ni igisebe kibiringa kanseri. Uko tuvura igikomere, hari igikomere gikira hanze ukabona inkovu, ariko imbere umuntu akaribwa, nuko kitavuwe neza. Bariya bafite igikomere cy'urufunzo kitavuwe neza. Twemeye ko rero uyu mukobwa arihannye, birakunze ko mumuhaye akato cyangwa se itorero muhaye akato ry'icyo gihe. None ko asabye imbabazi, hari icyo mwakomojeho ko ahagarara imbere y'iteraniro cyangwa se imbere y'itorero, hanyuma niba ari umuntu usanzwe akora imirimo igaragarira buri wese kugira ngo asabe imbabazi. Bushumba, ari umukobwa watwise akemera icyaha agasaba imbabazi kumusezeranya, mu by'ukuri yemeye icyaha, we yakemeye byagaragara. Ari ukubyemera
agasanga umushumba we nk'ubu nkanjye nawe nk'ubu turi kurebana turihereranye cyangwa se umukobwa yaje muri heranya ati mushumba rwose karabaye ibintu byarakomeye akabikubwira mu biro cyangwa se agusanze mu rugo ari n'umuntu babwira ngo ngwine imbere y'abakristo rusange uhagarara uvuge ibyabaye usaba imbabazi ni ibihe bihuye n'ihame rya Bibiliya bikwiye gukoreshwa good hari icyaha gikorerwa muri public kikagaragara n'icyaha gikorerwa muri prive cyangwa se ahiherereye iyo wakoze icyaha kiherereye pastor akubabarira mwihereranye ariko iyo ari icyaha kizagaragara hanze inda ntiwayihisha yego kigomba kuba hanze cyane cyane nkaryo wakoreraga okay uraje kwa pastor bati ndatwite ariko inda zagaragara ntimuyikuramo yego nizagaragara rero kandi ukomeje gukora umurimo w'Imana hari imbere yego bizatera skandale mu itorero bavuye ngo ryatorero nijya abapagani abantu amagambo y'abantu ryatorero ntiri hano igisabwa rero ni bisaba ko ikintu cyakiza kigaragara ku mugaragaro nacyo gihanirwa ku mugaragaro ariko icyo muri prive yego cyangwa se icyo wakoze wenyine mu rwihisho pasiteri mwakirangizanya nawe mu rwihisho ariko nawe akagukurikirana akubaza se wongeye kuko hari ugira ibishuko byo kongera icyo gihe pasiteri akubera nk'umurinzi nkamwe nese ukurinda ati ejo utazongera kukigwamo akakubaza waramutse gute mumeze gute mukagirana ubwo busabane ariko nawe ukaba umunyakuri kuko umubwiza ukuri uko wumva kuko inefupa kumuhisha kuko ushaka gukira cyane uramubwiye ati nongeye batamaso yarebye kandi ati ukamubwira toke nuca hari yuhacu humirije toke nuko bigenda hanyuma nibazaga nti ese muri cya gihe uyu mukobwa ashyizwe akuwe ku mirimo mu itorero niba yari umuririmbyi niba hari umuprotokole agahagarikwa ngira ngo yatubwiye akoresheje ijambo ryango ashyizwe mu kato agashyirwa mu kato ese uyu mukobwa utwite habayeho ibyago bituma ava mu buzima yego icyo gihe yabona ijuru cyane yaribona kubera ko ibyo biratandukanye ijuru n'amahame y'umuryango biratandukanye kuba umwana famiye yamwimye minervare kuko yitwara nabi famiye ikavuga ati okay ko witwara nabi iki gihe mwe ndizaguha minervare ndizakugurira n'imyenda tibivuze ko atari uwawe iyo akoze accident mu nzira cyangwa ikibahamagaza se na nyina niwe ugenda kuko ufite amaraso ye iyo umukobwa yihanye cyangwa uwo muhungu akihana noneho kakato twamuhaye sako kumwica ni discipline iyo kugira ngo abandi barebereho batabigira umuco ariko mu buryo bwo mu mwuka abakurikiranwa abameze neza imbere y'Imana ni ukuvuga ngo apfuye yaje mu ijuru kuko arakurikiranwa kandi yemeye icyaha yego tukiri aho ngaho itorero rishobora kumusengera mu gihe cyo gushyingurwa nk'umukristo w'itorero icyo gihe aba yaraciwe mu itorero yarashyizwe mu kato icyo gihe bigenda bite noneho yego itorero ramushingura ritangana n'ubuhamya ko yaje kwihana pastor akamukurikira ariko imirimo ishingano yarahagaritswe akato tuvuga gatandukanye nako kuvuga ngo umuntu ntawe uzamuramutsa ntumureba ntumuvugisha oya nuko umushira mu kato ariko karimo urukundo n'impuhwe akurikiranwa n'abashumba ari umukobwa watwise mushumba akemera icyaha agasaba imbabazi agasaba itorero agasaba ko rimushyingira wenda agaca muri izo process mwari mumaze kutubwira ari n'unduje imbere yanyu agasaba imbabazi ko noneho yanda we yayikuyemo yego muri aba bombi mushobora kwibaza ati se muri abo bombi ubundi hari ufite imiyaga minini yo kuba yazashyingirwa cyangwa bose n'ubundi byaha birangana kuko uwemeye icyaha akaza akakubwiza ukuri ko atwite wenda ndiragaragara cyangwa ntigaragara hari n'undi uvuga ati kwihangana byaranze ngiye mushumba nanayikuyemo noneho aba bantu bombi ubundi kugira ngo umuntu agere ku rwego kuvuga ngo inda nayikuyemo mutamufashe abashaka gukira kuko iyo yayikuyemo ni muri prive yayikuriyemo iyo ntawamenya niwe na muganga we cyangwa n'umupfumu we cyangwa n'ibikibye sinzi ahantu yagiye bamukuramo iyo nda bwaca kumva muri we akeneye
arumva nta mahoro afite yego akaza kwa pastor bati pastor nakuye mu inda none nabuze amahoro mbabarira uko bigenda ni gute pastor nawe amuhagarika mu ibanga aramubwira ati icyo cyaha cyo kwica ni kibi buhagaze muri korari tuvuge niba ari muri yego amezi 3 ubwo ntabwo ajya imbere y'iteraniro mu abandi yego mwabikoranye ariko wenyine mwamubiziranye mwebwe mwenyine murabizi ijya ni pinisi umuhaye kugira ngo yumve uburemere bwabyo icyo gihe icyo uko bikora wewe ubwira umukuru wa korari bati ndimo ndafasha uyu mwana mu buzima bwa gikristo ntazaba muri repetition muri ibi bihe ntiwerura ngo umubwire icyari cyo impamvu itumye yahagarika ko byari ibanga yego ariko nyiri guhagarikwa warabizi icyo gihe ukamubwira ati ntuzakora ibi nibi tuzatuvugana aya masaha igihe cyose uzanzuma raporo ahuri ibyo biramufasha cyane kumva afite accountability accountability ni ukuvuga ngo afite uwabwira uwaha raporo y'ubuzima bwe kuko icyatumye abikora nuko yari ameze nk'agahene kicura kiragira ariko none afite umwungere umubwira toke nujya kujya ahantu utekereza ko ushobora kongera kugwa muri birye umbwire nkubwire uko bigenze byenda pastor akamubwira toke itwaze muri umuna wawe jya hariya mugene na musaza wawe icyo gihe y'amezi 3 wamuhaye iyo yubahirije umugarura mu murimo bene uyu nguyu hari igihe mushumba ahura n'ibintu bijyanye niba nabyita n'ingaruka z'uko yakuyemo iyo nda kuko imbere y'Imana ngira ngo aba ari umwicanya abayisha umuntu noneho hari abo iyi topic tuyizana twayibajijwe n'abantu benshi turavuga tuti rero ntabwo twayivuga ngiye na mugenzi wanjye kuko iraremereye harimo bamwe mu batwandikiye bagiye bavuga ko nyuma yo gukora ibyo byose bakihana baguma kurota inzozi mbi bakagunda guhura n'ibintu bimeze nk'ibiteye ubwoba nijoro kwa gusanze mushumba ukamusengera ibyo bintu birashira ese bimarwa n'iki ko hari abasanga bashumba ariko nubundi akomeza kurota nabi zangaruka z'icyo yakoze zikomeza zikabaho nuko abasegewe nabi nuko umushumba adafite amavuta menshi utizera ko uwo muntu waguye muri icyo cyaha hari ibintu bitatu hari ugusaba imbabazi yego hari ugukurikirana no gukorerwa deliverance kubohoka niyo mpamvu nababwiye ngo y'amezi 3 umushumba wamuhaye agomba kumukurikirana kugeza igihe yamaranga mutima sharira muvamo na cyakimwaro kimuvamo hari n'ikindi gikomeye burya abantu batazi mu gukura mu inda yego iyo umuntu akuye mu inda birababaza cyane kuko atakoze ikiriyo cy'uwo mwana ntiyamushinguye izo ni ingaruka zikomeye cyane ntazisura ye akomeza kwibaza ngo se yari yamushinguriye mu nda ye ntaba ubundi gituma dukira niyo twapfushije tukabona abantu baraje tukarirana tukagira umwanya wo kubiganiraho nabo tukababwira uko yapfuye uko yarwaye nuje wese akongera akakubaza nawe kumusubiza ni kugendukira ariko wakuye mu inda ntagira uwabwira ni ukuvuga ngo nta kiriyo yakoze nta bamwicaye iruhande ntiyagiye kumva ngo mushinguye wa mwana yashinguwe mu bitekerezo bye yashinguwe niyo mpamvu barota ibyo bintu iyo rero ari kumwe n'uwo mushumba akomeza amubaza baganira niko agenda akuramo bya bitekerezo nuko anakira ahubwo ku rundi ruhande umuntu yakwibaza ati niba uyu mukobwa wagize ibyo byabyo bwo gutwara inda ari uwo muri korari muri babandi bashobora guhagarika bigaragara ashobora gutinya akavuga ati nimpagarikwa buri wese aramenya ibyabaye ntago bishobora kuba impamvu yatera gukuramo inda ahubwo ku mubare uri hejuru bavuga bati abantu bose batabimenya ko naguye muri iki cyaha oya sina korari gusa ni mu muco abatinya mbere se na nyina yego abatinya basaza abatinya bavandimwe baranca reka nyikuremo cyangwa se ndacyafite amashuri ndimo ndiga nimbyara ndahagarika amashuri inzozi nari mfite zirahagarara ibyo byaba bimwe muri byo nagatonyanga muri byo kuvuga ngo muri korari ariko societe atuyemo ubwayo n'inzozi yari afite abona ko uyu mwana naza ari buhagarika inzozi ze ese nzongera nige ese ko
ari accident nguye ariko nari mfite umuhungu wundi twakunda byenda ari muri Amerika cyangwa ari mu Burayi kandi aramutegereje akanyerera akagwa byenda n'umukozi wo mu rugo yego cyangwa se urumva ko ibyo byose hari ibintu byinshi biza mu mutwe we bimwemeza ko agomba kumukuramo ntabwo gusa ari korari yonyine cyangwa se ahandi ariko ni environnement aho atuye abazamwumva inzozi ze ibyo byose ni uruhurirane byose n'amaparametre menshi atuma umuntu ashobora gukura mu iyo uyu mwana wavutse muri ubu buryo mushomba yavutse kera babwira ngo ikinyenda uretse ku byahindutse kuba iyo mvugo idakwiriye uyu mwana nta ngaruka ashobora kugira mu buryo bw'umwuka iyo yakuze muri societe beza ariko yaravutse muri ubwo buryo mu buryo bw'umwuka nta kibazo ashobora kugira iyo ni sije ikomeye cyane ubundi akenshi abana bavutse muri ubwo buryo reka ntanga urugero umukobwa agatwita agasiga umwana iwabo yego umwana akaregwa na sekuru na nyirakuru wa mwana nawe igihe azarongora cyangwa azarongorwa nawe asiga umwana ibyo ni ibintu twagiye dukurikira tureba mu madelivrance ugasanga nawe yasizwe nko wari ubivuze imvugo itakiriho ikinyenda icyo nacyo gisiga ikindi ibyo ni ibintu twagiye tubona kenshi iyo rero hatabayeho gusengerwa ngo iyo karande bayice umukobwa wasigaye mu rugo akarirwa na nyirakuru nawe azongera nawe asigirwa umwana ni ugusenga rero abantu bacaho uwo muvumo n'uwo mugozi igikorwa rero wa mwana uvutse muri bwa buryo si mubi kandi siwe wabikoze ngo nta n'ikibazo bafite nta cyaha afite Imana yarabyemeye ariko uyu mwana ni nabyita gute ni vulnerable uyu mwana akinguriwe imiryango myinshi y'ibibi yamwinjiramo burya hari abantu bafunze muri bo imiryango yabifunze satani adashobora gupfa kwinjira ariko hari abandi bikinguye ni nko wagira inzu amadirisha akinguye imiryango ikinguye n'indi iruhande ikinze zombi imibu ntabwo yinjira mu buryo bungana yego uyu mwana rero wavutse muri ubu buryo aba afite muri we ubwinshi navuga bw'imibu muri we satani aramutera cyane kuko imiryango ikinguye niyo mpamvu hasabwa deliverance wa mwana agasengerwa yarangiza gusengerwa mugafunga ya miryango mu buryo bw'umwuka nawe akaenjoyinga ubuzima akabaho neza nk'abandi ariko atari ibyo bagenda bahura n'ibibazo byinshi kugira ngo bihita byapurika rya jambo ri muri birevuga ngo ababaye icyaremwe gishya ibya kera bikaba bishize hanyuma byose bikaba bishyashya yego iyasengewe ariko none idasengewe ngo imivumo imuramukurikirana kugeza ku bisekuruza bine bine ko ari byinshi mushonga byinshi cyane ni ya cycle navugaga nawe gusiga undi mu rugo n'undi mu rugo iyo bigeze kuri ku gisekuru cya kane cyangwa se ku buvivi hatarakorewe deliverance bishobora kongera ariko aho niho hari amahirwe yuko byahagarara iyo cycle yahagarara uwa gatanu we ashobora kutabikora ariko iyo bakomeje kuwa gatandatu byongera kandi ari bine bishobora kuba uruhererekane ariko byagera kuri kane bagahabwa amahirwe y'uko uwa gatanu we atazinjira muri iyo processes ariko ugasanga uwa gatandatu arakomeye iyo ni karande tugarutse rero mu muryango cyane ko turi no mu isi navuga yuko ibijyanye no gutwara inda zitateganyijwe ku bana b'abakobwa birimo kwiyongera ese wabwira icyo umuryango w'abakristu cyangwa n'abandi bari mu rugo bagahura n'icyo kibazo cyo kuba umukobwa wabo yatwaye inda ni kimwe mu bintu bibarebanisha nabi bigatera ipfunwe ababyeyi kujya mu materaniro nk'umumama ufite umukobwa watwenda akavuga ati abandi baranjyanira inzara umugabo nuko umwana watwenda nawe niko akomereka ese uwo muryango wawe ubwira iki reka mbanze mvuge gatoya umuririmbyi yaravuze ngo nta soni mfite ngo uretse ibyaha byanjye iyo icyaha cyabaye isoni ziba zajya nta kuntu wazikuraho ntiwahisha umwotsi wakije umuriro hari ibintu bitabaho mbere na mbere iyo byabaye mugomba kubyemera iyo umwana yatwite icyambere kuruta ibindi mugomba kwemera
situation yabo mukabyakira ko ari ibyanyu none mukiga ni gute tubijera ibi turabyitwaramo gute icyambere wa mwana no kumwereka urukundo ariko muri urwo rukundo ntibibuza ko mumubwiza ukuri kw'icyabaye bati mwana turagukunda turi ababyeyi ariko dukoje isoni twari tuzi ko ari we wakora ibi ubu rero gahunda yose twari dufite igiye guhinduka ubu tugiye gushaka amafaranga y'uyu mwana tugiye gushaka uko uzabaho nawe kujya kwivuza ko tari kwiteganijwe tugiye kwinjira mu madepanse yandi tutateganije ikindi tugiye kwinjira muri responsabilité nawe ubwawe ugiye kuba mama kandi warukira umukobwa yego icyongeyeho undi muntu araje mu muryango tugomba kwitwara gute kugira ngo tumwakire ibi byose uradutunguye ariko ntacyo turabigufashamo ugahamagara barumuna tidori ibyabaye mu rugo ndabasaba mwirinde bibabera isomo uyadukoje isoni tugiye kwaka icyo kimwaro twara urugo ruzwi nk'urugo rw'imfura rwareza abana ariko twambaye undi mwambaro yo mu bana banje kugira ngo uyu mwambaro uzatuveho mwe mwitware neza kuko uwa kabiri nabikora uwa gatatu muri reputation twubatse imyaka yose tubabyara murayikubise hasi umwana mwamara kumwumvisha icyaha ni nabyo ubundi umubyeyi akora mbere yo guhana umwana ubanza kumwumvisha icyaha warangiza ukamubwira toke mukobwa uraduhemukiye ba mu nzu amashuri wajyagaho ihangane uyajeho utwite abandi baguseke ubyakire cyangwa se guma mu gitanda wicare ugeze ubyaye izo urahitamo izo soni turaguherekeza kuzageza inda ikuze tugusabire abarimu bazagukoresha ibizame utwite uri kumwe n'abandi bana kuko nibyo washimye ariko twe turakomeza tukurihira minerva cyangwa se guma mu nzu ubwo aho ni muri cya gice cyo kumubwiza ukuri ariko twe tuzakomeza dupuruva tugufasha tukwitaho nk'ababyeyi aho ko turajera rero ikibazo cyatubaye twemeye ikindi ni gute tukijera cyangwa se byaba ngombwa toke dufite so wanyu ibyo ni byo bose bakora ubwo ni bwa buryo bwo kugera dufite so wanyu ari muri Buganda so wanyu ari muri Afrique du Sud ari muri Amerika dushaka uburyo ujyeyo kubera iki jyayo nawe mu mutwe utekereze natwa icyo kimwaro kituveho ariko umwana n'uwacu turamwakira ni wowe uraduhitiramo icyo ushaka kuko ni wewe twe ntituguhata n'ushaka kugumana natwe nk'ababyeyi turemera kwakira uwo mutwaro afite iyo umuntu atwite abahinduye gahunda yose y'umuryango cyane bibuza gahunda zose zirahagarara inzozi wari ufite ku mwana nawe izo yari afite ubu mugiye kwitwara mu bandi bantu kuko igihe cyose mugomba muri famiye kumenya uko musubiza abababaza mujya mu bukwe atese umwana aratwite mwajya hari batese wa mwana azagitwumvisha mugomba kugira ururimi mwese muhurira urumva ko ibyo bintu byose ni tension ni pression icyo ni ikibazo gikomeye cyane mushomba mukomoje ku kintu gikunze gukorwa n'imiryango myinshi yamara gutwita ati ufite so wanyu uba muri iki gihugu bagashaka bakaba bagurisha imirima abandi bakagurisha ibintu byose amatike atarateganyijwe umwana bagasana bamuhunza reka byite gutyo mushomba ikibazo ngiye kubabaza nzi ko abantu badukurikiye benshi bari kukibaza kuba uyu mwana w'umukobwa musa n'abamuhungishije bikemuye ikibazo ntibigikemuye ariko turamuhashwa turamuhitishamo hari abamuhungisha kugira ngo bo badatukwa ariko umwana muramubaza urashaka gukomeza amashuri urashaka kubaha mu rugo urashaka kujya hanze wowe tubwire uko ubyumva kuko niwe byabaye twebwe ababyeyi turemera icyo ushaka murabimusaba nawe mukajya inama kuko iyo agiye yumva ko ababyeyi bamugiriye neza ariko iyo mumwohereje ku ngufu nawe noneho yumva ko mutamwakiriye akajyana igikomere ariko iyo mwabiganiriye
nawe agatekereza agahitamo rwose yumva ko yabababaje ariko mumukunze yego icyo rero cy'ababyeyi benshi babikora bakagombye bikora bakibwira ko birahita bikuraho ikibazo bikarangira ikibazo kuko hari umwana uwo mwana ntago wamuhisha ariko 99% nicyo gisubiza abantu ubona kibihutira ugasanga kohereza umwana nibyo byihuse ahubwo hari ikindi nibazaga abo nabafite n'uburyo hari nabandi babirukana mu muryango akavuga ngo tuvira umwana akaba mayibo badafite naho bamwohereza agasanga wa muhungu nawe akamwihakana none akagenda ashakisha aho arara bamwe bakabyarira ku mihanda abo nabagiriwe reka tuvuge ko bagiriwe ubuntu basi bafite ubushobozi ariko abandi isaravuga ngo mvira mu nzu nyina akaba ari umugemurira iyo yahungiye none bikazana n'ikibazo hagati ya nyina na se n'urugo nago rukagira ikibazo cyane cyane hari igihe kimusanga umwe mu babyeyi yavuga ngo ni uburangare bwawe ibyo nijye nagiye kubaza kubera icyo abagabo bibihutira si bose hari n'abagore bavuga ngo nise ngo utarabanye n'abana ntiwareze abana wahoze mu kazi abana ntibabaye ngo ubashe kubitaho ahubwo wenda tuvuye aho ngaho n'ababyeyi babyumvireho ikosa ryabaye ntabwo ari ngombwa guhangana ngo namwe mwuzanire ikibazo ariko nanone aba babyeyi bahuye n'iki kibazo bakeneye icyambere gukangara umwana waguye mu ikosa ariko bakeneye no kumuhumuriza ibyo bintu babikora bate mu by'ukuri nibyo ijambo rya kugira ngo batange ihumure ku mwana bombi bagomba kuba babyumvikana kuko intambara ya mbere ibaho usanga kenshi ba nyina babimenya mbere bakavuga ngo tube tubikekeshitse so atatwica cyakora iyo nteruro ngo ataduhitana icyo gihe rero ntibaba bakemuye ikibazo kandi n'icyo gihe se hari ubwo abyumvira hanze duhitane icyo gihe rero ntibaba bakemuye ikibazo kandi n'icyo gihe se hari ubwo abyumvira hanze yaba ari mu kabare ateze shaka kutatubwiye ko hiwawe batwite witeguye umwuzukuru genda wa mu mama yongoreye undi mu mama urya mu mama nawe yongorera undi nawe abwira umugabo cyangwa baranabibonye inda ntago ari ikintu gihishwe ariko abagabo bujya dutinda kubona hari igihe umukobwa ashobora no kugira inda y'amezi 6 utabizi na gato ariko nyina we ayibona hakiri kare bafite ukuntu Imana yabahaye baranabinyuzemo kuko niwe wamubyaye arabizi uko ibimenyetso afite ayo makuru rero ikibazo cya mbere gihari ni ababyeyi kubanza kubyumva kimwe mbere yo gutanga iryo humure umumama agomba gutinyuka akabwira umugabo ati ndashaka ko tuvugana umugabo ati se ni amahoro ati si amahoro ariko ashobora kuza twumvikanye umugabo wese ahita yumva niko umugore wanshaka kumva ubivuze neza nkuko nubundi bigenda mu miryango ariko uyu mugore aba yasenze cyane basenga bayarize umuntu wese azuwe ati manu ntegurira inzira yaganiriza umugabo hari abagabo babyumva ati byagenze gute muhamagara za cyangwa se iyo nkuru ntuyimbwire agahita asohoka cyane akazagaruka ejo mu gicuku biterwa nuko yakira inkuru tukaba dusaba abagabo biramutse bibaye umugore wawe akwegereye nawe arahungabanye yego si umwana gusa uhungabanye na nyina arahungabanye humuriza umuryango ni wewe umutwe w'urugo yego hera kuri nyina mubwira ati sheri komera twagushishano ariko turibonemo umugisha mushumba biroroshye kuba umugabo acyumva iyo nkuru agahita agira izo mbaraga murimo mu mubwira umugabo usenga arabyumva ubwirana ubusabane n'Imana cyangwa se ufite karakiteri hari abagabo b'imfura yego abyumva agahita ahumuriza umugore mbere yo kujya ku mwana kuko iyo umudamu agiye kuvuza umwana kwa muganga ubundi uko bigenda muganga abanza kuvura nyina niko bigenda buryo umupediatre mwiza iyo umudamu ara exagger indwara y'umwana
atavu nk'umwana wanje arapfuye ari amaso ameze atya muganga yamureba akabona umwana nta kibazo kirina ariko kuko ari nyina ngo gatima nigatera muganga warabizi ikintu cya mbere umuganga w'umupediatre akora banza kuvura nyina n'igihe nyina aza akavuga ati umwana yarayarira ijoro ryose kandi wenda yarize rimwe cyangwa gato cyane ngo umuriro uramukuraho nawe ugashamuga muganga yamukura kumva ari temperature sinini cyane burya umwana nyina ni uburwayi cyane kurusha umwana rero muganga iyo bashe gukiza nyina n'umwana bari bukire aho niho babigenza n'uyu mudamu rero ubwiye umugabo we umugabo yakagombye kumva ko nyina w'umukobwa niwe wahungabanye cyane kuko ari igihe abana bumva kubera ubwenge barimo imyaka barimo ntiyumva gravity ntiyumva yego biramubabaza ariko nta kundi none se ndagira gutemama ariko nyina we areba bya bindi byose izo zitware dufite kuri uyu mwana tugiye kwitwa ba nyogokuru sogokuru tuzamurera gute se tuzamusigarana umwana aje kwiga ibyo byose bimuza mu mutwe umwana we ntatekereza ibyo abakobwa b'imyaka 16 20 ntafite iyo capacity zo mbaraga zo kureba izo ngaruka zose ariko nyina arazibona cyane niyo mpamvu umugabo rero bagabo mbasaba mu nyumva yego biramutse bibaye umva mama we kuko numwumva neza ukamuhumuriza murabasha kwegera uyu mwana menye uburyo bwiza bwo gukemura icyo kibazo ariko ahandi usanga abagore barabihishe pe umwana akavuka sakikanga cyangwa kwimenyera hanze dusubira inyuma gato mushumba muri iki gihe ndimo ndavuga ibijyanye n'ibyo mbona mu rubyiruko akenshi amara gutwara inda umukobwa mu rugo ya pressure y'ababyeyi nkuko mwari mubikomojeho bakamujyana mu Burayi muri Amerika mu bindi bihugu hari n'abandi noneho bavuga bati tukibibona akakanya uyu mwanya tuvugana nawe sanga umuntu waguteye inda akamusanga abandi baravuga ngo jya kuyikuramo hari abandi babyeyi bonyine bajyana umwana ngo babagira iyo nama bayikuremo badaseba icyo ni kimwe noneho uyu muntu ababyeyi be umukobwa ababyeyi be bategetse ngo sanga umuhungu waguteye inda tukivugana aha ntitwongere kukubona hano muri uru rugo ubwo ndi kugera wenda nge nta mahane ngira ariko baba bafite amahane arenze ku buryo nawe urayagiza aha ngaha ndi kuyigana kugira ngo binshobokere uyu mukobwa ko agiye kubaka urugo reka mbyite ngo imburagihe kuko ntiyarabyiteguye ntabwo byari biri muri gahunda ko bubaka urugo uru rugo turwitege ko uzaba bava mu muryango koko mushumba nta muryango urimo kuko ni nabakeya b'abahungu babyemera uwo mukobwa aragenda yagerayo umuhungu akanga batize icyo yiguteye abagiriwe amahirwe basi nababemera ati tubane uko bazubaka kose ibyo ni nk'amahirwe babana nabi kuko abonye naho aba ariko abandi barabangira na famiye y'umuhungu nayo ikahatsemba atishwita umwana wacu ntanda yateye abantu bati mutegereze umwana azavuke tuzarebe niba asa natwe cyangwa tujyane kwa muganga bapime wa mukobwa akagira ibibazo famiye yamwanze ye avukamo na famiye y'umuhungu yamwanze ariko noneho reka tujya aho waruvuze famiye umuhungu aramwemeye yego barabaye nawe ni umunyeshuri nkawe umuhungu icyo akora ahita ava ku kazi nava ku kazi agomba gushaka uko babaho n'umwana ugiye kuvuka yego nta mashuri ntararangiza arahinduka umukarani yego aje guterura imizigo kugira ngo abashe gutunga wa muryango bature mu kazu k'icyumba kimwe kuzuyemo umubu byenda wa mukobwa yaravuye n'ahantu heza malaria ya buri kwezi n'inda ibi murimo umukobwa ahore kwa muganga wa mwana w'umuhungu ntari bushobore kumurera wenyine famiye yaratereye yaranze abantu bakabaho mu buzima bubi abantu benshi abantu bamwe babayeho gutyo barababaye cyane hari n'ababyaye abana hari n'abubatse uyu munsi abana babo bafite ibikomere na banyina kubera ubukene babayemo basanga abantu bakuriye mu bukene barya rimwe mu minsi 3 uwo rero nituzagira ibyago rimwe akaba nk'umuyobozi w'akarere cyangwa w'akagari cyangwa w'umurenge yarabayeho
turago naho ubona rero ingaruka zirangagaruka abo nibo bateze ibibazo. Yego turi kugenda muto iminota ku musozo ariko mbere yuko tusoza nagira ngo ahubwo nkubaze tunakomeje rwose aho mwari muri kuba umukobwa yabyaranye n'umusore wenda ntibabane byako kanya buri wese akishakisha niba ari uwiga akiga iwabo w'umukobwa bakemera ko bafite umwana biri ngombwa yuko wa musore babyaranye aribo bagomba kuzubakana igihe kigeze cyo kubaka. Okay, ideal ikiza kuruta bakubakanye kugira ngo barere uwo mwana bo. Ariko nanone harabavuga toya ni impanuka sinamukundaga. Ego. Ugasanga agiye kunda. Bigatuma wa mwana arerwa nundi cyangwa akarerwa na mukasa akarerwa na nyina wundi bikabi bikomeye ariko byakabaye byiza barya babashe kubakana bombi. Yego nabyo bitabaye nta kundi twabigenza umwana nyine yababaye igitambo cyangwa se ugize imana ukarongorwa n'umugabo ukunda wa mwana byenda nabyo mwamuza n'umwana kumva urukundo rwa hombi kwa nyina no kwase ariko hari ubwo ajya kwase agasanga mukase nta mukunda. Yego hano turavuga se nyirizina wamubyaye wawe. Yego kuko se wamubyaye yarongoye ndi mukobwa akunda. Yego wa mwana yajya kwase se yamutumiza mukasa akamurera cyangwa se nyina wamubyaye akarongorwa n'umugabo udakunda uriya mwana cyangwa akamubwira ati ndamukunda muzana wa mwana agakuririwe. Yego ayo abari amahirwe aho n'umugisha bagize ariko akenshi naho hari ubusanga nawe atamwitaho wa mugabo ati uyu mwana wese imushaka asubira iwabo ukaba yakomerekera muri urwo rugo aho wa mwana rero niyo ingaruka za wa mwana nawe agira ibibazo kuko ahora aha kwa nyina kwa se kwa nyirakuru nawe ubwe nawe biramuvuna mu mutwe ntamenya ngo ahagaze he ibibazo bikomeye. Yego hanyuma mbere yuko tugana ku musozo Mutoni aba bantu badukubita rwose tutakire byibura umuntu umwe cyangwa babiri hanyuma mbere yuko tubakira umushumba nyemera nsubira inyuma gato iki kintu kiri mu rubyiruko cyane ngira ngo tutakivuzeho twaba duhemukiye abantu bari ko nabyita aba bakobwa muri iki gihe turimo gutwita nubwo bigenda bifata indi ntera ariko hari uburyo bwaje mu rubyiruko bwo kugira batya umukobwa agakoresha ibinini cyangwa imiti niba nabyita ngo ikuramo inda niba ngo ikumira inda mu by'ukuri ku buryo numva bayita ngo nukuboneza urubyaro akaruboneza mu by'ukuri ataranarubona akiri umukobwa mu buryo bwo gukumira cya kindi twise gutwita umuntu atabiteganyije. Iyi miti n'ibinini bikorerwa muri ubu buryo itorero bifata rite mushumba bifatwa bite ku mukristo cyangwa se ku muntu wese ubikoresha mu ruhande rw'itorero ibi binini ni imiti ikoreshwa yo kuboneza urubyaro umukobwa akiri muto akayinywa kugira ngo adatwara inda nyamara n'ubundi cyaha cyakozwe itorero bifata bite? Ibyo ni ibicocero bya Adamu na Eva biyambitse bamaze kwambara ubusa ngo bashaka amababi biremera ibicocero barambara kugira ngo batagira isoni. Ubundi kwifata nta gisa nabyo kwifata utarinze kuzana ibindi byo hanze ngo byishiremo nta gisa nabyo. Societe y'uyu munsi irankuraje ibyo bintu ngo mukoreshe za kapote niba byakunaniye jya kwa muganga baguha ibinini ibyo ni ibicocero ni ibintu abantu bashaka ariko si ko Imana yaturemye. Imana yaremeye umukobwa umuhungu bazabana bakabyarana ngo bakabyara urubyaro rwubaha Imana. Yego iyo rero hatangiye kuza ibyo itorero ndiribyemera kandi ndibishigikiye ni icyaha muri bya bindi byaha twavuga gusa navuze ya hemorrhagie interne ya maraso atembera imbere umuntu yakoze accident batayamenye abyita ngo nukuva imyuna wa mukobwa na wa muhungu uri munywa ibinini nta muhungu n'abakobwa benshi kobwa nibo bagowe barabinywa mushumba bakabigura nuvuga ngo abitangaho amafaranga akoreshwa ashoboye ku buryo yabinywa mbere yabinywa nyuma yagira ate ku buryo amera nk'usibanganyije ibimenyetso. Abenshi
nagiye nsengera sindi umuganga ariko nagiye nsengera batabyaye bafite ibibazo by'ama tubes za ovaire zabo abandi bafite ibibazo by'ibibyimba mu nda hari n'abandi urubyaro rwanze nganiriye nabo akenshi bamwe bambuye ko bakuyemo inda nyinshi abandi bakoresheje ibyo binini iyo miti banyoye noneho nta conclusion nabikoraho ariko mu kubasengera nge naje gusanga izo ngaruka nyinshi ziva kuri ibyo bintu banywa hari ingaruka byanze bikunze ibyo binini cyangwa iyo miti ifite uretse n'imiti yariyo yose igira side effect igira ama effet secondaire yariyo yose none yibaze wowe urimo uranywa imiti ihagarika kudatwita wibaze iyo miti nta kindi yagusigira kandi igihe kizagera ukenere gutwita ayitangira ari umwana ukiri muto imyaka 18 18 ni hirya hari igihe na 15 n'ine nibyo rwose icyo ni ikintu akenshi hari na ya kanseri yo muri matrice y'uterus bakunze kugira biba bayita ngo ni umukondo inkondo y'umura ugasanga yafashwe na kanseri akenshi bamwe usanga ari yo miti banyoye simvuze ko ari conclusion ni ibyanjye niboneye mu kuganira n'abantu dusenga bafite ibibazo bitandukanye igihe nababajije niba barakoresheje imiti sangaga bose hafi ariko byagenze icyo ni ikintu kibabaje cyane kandi encourage abana bacu b'abakobwa kubikora twasaba ngo bihangane rwose muri make nta gikuraho kwifata rero kwifata nibyo bya mbere ubundi mu by'ukuri ni twifata biragoye ariko abifashe ngo wihanganya agira atari yari ibihiye cyangwa akamishashi nibige gukamishashi reka tunagushimire kuba udufashije gusobanukirwa kuri iyi nsanganyamatsiko twaganiragaho ariko unyemerere tugaruke ku muhamagaro wawe ho gatoya niba ubyibuka neza turabibona twumva ubuhamya bwa benshi bakize Imana ikoresheje wowe ese wowe igitangaza nubwo ari byinshi wakoreshejwe n'Imana ukavuga uti iki kinkoze ku mutima sinzakibagirwa cyangwa ikiri bugufi niki urashaka kimwe cyangwa ebyiri niyo byaba 8 turabizi ko bihari ariko nawe cya kintu ugera ukavuga ati nukuri aha nanjye ndavuga bine yego abantu badukurikiye mufata agakarabo igitangaza cya mbere cyantangaje ni umuntu wari wapfuye arazuka ngira ngo n'ubukira batangaza ntabwo ari icyo gihe gusa niwe kirantangaza cyane kandi mu by'ukuri nari nkiri umusore nifite imyaka 19 umudamu umwana aza kurira yari umukobwa tungana arambwira ati mama yapfuye bari imfubyi badafite se ati nuko yambwiye arira ngo frère Paul no yagitaga frère ngwino usengeremo ati ngira ngo ararwaye ngezeyo sanga umuntu yapfuye bamushize mu cyumba bamaze kumwambika amashuka haza na couple y'abaganga umudamu n'umugore barareba baragenda kuko yari yapfuye none batangira gushakisha uko bashobora kuza nyine imigenzo yo guhamba ari basohotse nanjye n'aba mukobwa turaho ndamubwira arakinga mama we yari yororoshe imyenda ishuka y'umwe pfukama kuri ako kantu bari bamuryamishije nkagatanda ndasenga wizeye
sinzi niba nari nizeye sinakubesha uko numva gusa narasenze nafite nkako gahinda noneho nkagira ngo arabyuka ariko ndasenga mbona atabyutse numva nk'igitekerezo batese Yesu azura Lazaro byagenze gute yaramuhamagaye bati nawe muhamagare ni igitekerezo cyanjye yego namwitaga mama nabwira mama mvuga izina rye yego ndavuga ngo byuka naramuhamagaye ati mama byuka ngo karame ahita arakanga wow aho hari muri 91 uyu munsi aracyahari kandi ari mu gihugu cyo hanze wow ni muzima cyane umukecuru arakuze ariko ari muzima bushomba ntabwo wamwari mufite ngo natakanguka ahubwo ngende kwibaza usenga muri wowe wasenze mu by'ukuri kugira ngo agaruke mu buzima cyangwa waravuga ati komeza imitima y'abana basigaye imfubyi nari musenga ngo agaruke wari ufite kwizera ko yagaruka narasenze rwose kuko umwana yarambwiye ngo dusenge ntiyambwira ko nyine yapfuye ngira ngo ararwaye tuwagereza usanga yapfuye ndavuga none sindi bumubwire ngo ihangane yakapfukama icyo ni ikintu kimwe nabonye gikomeye cyane no kuri manishimwe ikindi nabantu bageze ku 9 bari muri koma kwa muganga muri Aga Khan Hospital muri Kenya ngo hari muri 93 najyaga yo gusengera kuna gusengera abarwayi nkajya kuba visita nkabasengera nta kintu nari mfite cyo kubagemurira ariko numvaga nkunda abantu barwaye donke kubagirira impuhwe nkajyayo nagendaga n'amaguru mvuye ahitwa Parkland nkajya Aga Khan ituye muri Parkland ariko hari ahantu munagena nk'iminota nk'15 kuko nzi kugenda vuba nakuriye n'ubu uracyabishobora icyo gihe nari mbishoboye wapi sinzi ko nabishobora oya n'ukuntu mwinjiye mushumba mwinjiye n'imbaraga nyinshi ku buryo bigaragara ko imbaraga zigihari ubundi nakunda kugenda nihuta cyane niyo tugenda njye nihuta nuko noneho mpinjiye sanga umwana w'umusore yararyamye ari muri bombone yarafite imisatsi y'abarasta yego ari mu mashine nyinshi cyane nyina numvikanye n'umwefirimiere twari tuziranye nakunda kujya gusenga mu byumba by'abana ariko arambwira umunsi batari ko waje gusengera abantu bari muri ICU intensive care unit bari muri soins intensifs ndabwira bati njyewe ndi yaranje ngushakire ukuntu ujyayo turajyanye nawe sindamwibaga uwo mudamu yitwaga Janet Kitavi wo muri Kenya Imana imumuhe cyane yarankundaga cyane kuko naza kubwiriza ku bitaro abantu bagakizwa benshi cyane bati uyu musore ibi bikuye yari passion yanjye cyane nuko muri uwo munsi ndinjiye nkihagera sanga harimo umugabo n'umugore uwo yari umwana wabo kandi umwe w'ikinege ndabaza ati nasengera umwana umugabo aravuga ngo oya avuze ngo oya umugore aramureba aramubwira ngo musengere nyoberwa ikibaye umugore araturika aravuga ati nta soni uri umuganga wahe ati uyu si umwana ntari mwapfa naho hari mashine zerekana uko umutima ugenda umanuka aramubwira ngo guhagarara ngwiye iragenda imanuka umutima ugiye guhagarara none nta soni uranga ko basenga basengera umwana wanjye uri umuganga wahe naho se uwo mwana yari umudokiteri ukomeye yari umukenya kandi barasa n'ababaye hanze cyane wabonaga bafite imico y'abazungu umudamu aravuga ngo preacher ngo sengera umwana wanjye sahita sohoka urumva barimo baratongarira cyari icyumba kirimo amarido yari amarido noneho cyari icyumba kinini ariko kigabanyijwe n'amarido yari amarido 10 harimo indembe 10 yego noneho ndamusengeye
mu by'ukuri nari mfite undi musore wamperekeje ndamubwira we hagarara ku maguru ngiye ku mutwe we ndamusengera maze kumusengera mvuze ngo amen egwira garuka yose umutima utera neza uteye neza umwana arazanzahuka areguka bahamagara nyina isahamagara nyina batumiza abaganga baraza bamukuramo donc umwana aravuga ati ndihe ubwenge buragaruka saraza amarira aramfata naho nyina we byari byabaye ibindi yanguye mu birenge umwana arunamuka avuye muri ya misatsi ubona yamuzuye hose bayisubiza inyuma arabaza ati se ndiye hano papa abaza mama we na mama donc ubwenge buragaruka uwo musore arabyuka njya mu kindi cya kabiri ngeze musanga umukecuru yarafite imyaka nka 70 yari mu masayikazi nawe ari muri koma hari udukobwa tubiri twuzukuru twe twaraho noneho ndamusengera nawe ntabwo yari muri koma ikintu Imana yari yarambwiye yambwiye ko umuntu uri muri koma yumva iyo uvuze iby'Imana arumva ati uzamwakirize Yesu kuko hariya ntashobora kwanga kwakira Yesu yego twanga kwakira Yesu kubera ubwenge na analyse dushyira mu analyse ariko iyo uri muri koma ni esprit yawe ibibona irakubona ibona byose byukora iyo yakirije Yesu irakira nubwo yaba ari umuate upinga Yesu apfa kujya muri koma mwakirize musubira ati subiramo ahita subiramo nubwo utamwumva ivyo rero Imana ibimbwiye nyuma baje kubimbwira abenshi ko ariko byagenda noko noneho ndamusengeye mvuze ngo amen nawe arabyuka abyuka n'indirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha ariko cyo muri Kenya yiwabo arayiririmba abana bita batangira kurimbana nawe baravuga ngo iyi niyo ndirimbo nyanya bamwita donc nyogokuru akunda arabyuka we aranampobera arambwira ngo nabonye narahantu mbona umuntu muremure ambwira ngo genda baraguhamagara ati none nditabye bati koko nsanze ari wewe bati wampamagara anyway nagiye muri ibyo byose 9 harimo abantu bameze guke barabyuka uwa 10 kuko byabaye ikintu gitangaje aba infirmiere baraza biruka nabandi uwa 10 baramwiba baramujyana bamwiza muri essentiel mbiruka inyuma baramujyana Janet Kitave yaje kumbwira ko yageze hejuru arapfa bamujyanaga kubwiye impamvu sinzi no kumuhunza se cyangwa banze ko musengera sinzi ubwo sinzi impamvu kuko baje kunyirukana kuri hôpital ngo nateje umutekano muke kandi abantu bari gukira bari babonye umuntu ubakorera akazi ku buntu atanabikije abakiriya bari bagiye anyway ico ni cyakabiri igitangaza cya gatatu nabonye ibi bitangaza biraremereye nicyo umugabo yitwa ndi yari afite umwana witwa Agabite yari yaravuye muri Tanzania nawe yari kuri ibyo bitaro Agabite bari baramubaze mu bwonko yego ariho plâtre donc bamushizeho bamuzingazingiyeho sima mu mutwe bwa mbere muri ibyo bintu barasize gusa ahantu h'amaso ariko umutwe wose urimo sima se yaragize amezi 3 adafite umuntu n'umwe ubana nawe yari yaroherejwe yari umusirikare wa Tanzania kera yoherezwa na leta kuvurirwaho ababaye uwo mugabo noneho mpageze ndamubwira tuyo munsi sohoka ndirwa n'umwana wawe genda uje nawe mu mujyi ubona umujyi yaragize amezi 3 atavaho ariko umwana atamuvaho ntawe umusimba donc umwana donc atabona atavuga Agabite donc yarapfuye we bari baramuhaye n'icyumba cye special Janet arabimbwira njya kumureba uwo mugabo turaganira ararira ndamubwira noneho nge nta kazi mfite nari nageze mu gitondo wowe genda mu mujyi urebe umujyi uzunguruke ugaruke mu mugoroba ngendirirwa ku mwana wawe aranyizera aragenda sigaranaho na Agabite uwo mwana Agabite rwose
sinze muri Tanzania abamumenyera bazangira bamumbwire ko sinshobora kumwibagira twirirwa naho ari donc ara sinagira igitekerezo cyo kumusengera oya ariko sinzi bigiye kwera nka saa 7 okay nasenze bisanzwe ndavuga ariko agapite buriya ndi Imana niyamukiza numva ko kantu mufashe ukuboko ariko urumva yararyamye umutwe wose uriho sima y'umwe sima ifunze umutwe wose n'utwiso tuboneka mufashe mu maboko ndavuga agapite lamuka nawe byuka yego ngiye kumva numva amfashe aramfashe amfashe cyane abyukana ijambo ry'aba Tanzania bavuga ngo shikamo bavuga ngo inkindamukanyo ariko ubwira umuntu wubashye yego ndamusubiza marahaba niko basubiza yego agabita arakanguka aravuga ngo papa ahamagara se ambonaho arambaza wewe ni nani namubwira mimi ni mwinjilisti ndumuvuga butumwa aramfata arabyuka yagabite n'amaboko yombi ndahise mpamagara ndi bo na Janet umunsi ni yarahari njya gushaka we filime ndavuga agabite yabyutse ngwe naho bari basezereye se ko agiye gupfa nasanze si uwo munsi arimo ariravuga ngo basi napfe atahe uwo munsi yagiye namubwiye ngo ajye mu mujyi agiye gushakisha azi ko umwana atakigize iminsi ibiri ashakisha amatike atahe barebe agaruka asanga twikiye n'agabite uwo mugabo yari umugabo ukuze gato yararize aramfata arambwira ngo nguhiki namubwira ntacyo arambwira ati no mfite amafaranga leta yampaye ndamubwira oya aya ngaya nta kibazo yenda n'umwana nanditse adresse z'uwo mugabo arambwira ati ninge ya Tanzania urumva hari kera 1993 ariko ngira amatsiko yo kubona agabite yatashe bamukuraho na yasima basanga ubwonko ni buzima bari bazi ko azapfejo ibyo ni bimwe mu bitangaza nagiye mbona by'Imana ikindi gitangaza nabonye nanone nigeze kujya muri hopitale nanone muri Kenya yindi atari aho none njya gusengera umuntu twasenganaga atari mu bitaro nawe iruhande hari umudamu uri muri koma muri ibyo bitaro nyine muri ibindi uwo nawe wacu yari muri koma ariko ndi yari koma cyane ubona iri ikabije kuko yagiraga gucyo ukabona agize nk'akenge ndimo sengera uyu noneho arambwira ngo reba nuriya asa n'ugaruye akenge aramenya ati sengera nuriya yari umudamu yari afite akana iruhande umugabo yaramutaye nawe agira ikibazo yararwaye sida uwo mugore hakaba mwene wabo ufite akana kagahinja ke yari iruhande ndamwegera ndamubaza nibite batuye umugabo yaramutaye ari muri koma tugize iminsi dutegereje kwapfa atari ko mfite ikibazo uyu mwana ndabigenza ndi anyway ndamusengeye wa mama maze kumusengera ndibuka ko nasomye n'ijambo ryari muri Yobu 33 ahavuga ngo iyo habonetse marayika umwe w'umwinginzi yego ngo arakubwira ngo ntumanuke kugikuzimu garuka nabonye umucunguzi ndarimusomera mpagaze hejuru ndangije ndamuhamagara namubwira ati ngwino umumama yakangutse wazi n'izina ryanjye yakangutse avuga ngo Paul niyanyise Paul ati mutumishi Paul ndikanga nanjye ndavuga byigenze gute ati nakubonye ati naringiye neza ikuzimu ni birebire yabona abantu bamutwaye bagiye kumujyanayo bavuga ko yabakoreye igihe cyose yaratarakizwa ati bandwanira ati ngiye kubona mbona haje umugabo ufite inkota nini abitanze imbere aravuga ngo Paul yavuze ngo ntujye hariya wa mugabo arababambuye arangije ngo aramushikije ndamufashe kandi koko nari musengeye umugore aragaruka ahita avuga ngo ni Paul abana
nuko arakira nyuma baza gusanga na ya sida yaragiye. Wow. Ibyo ni bimwe mu bitangaza by'indagiye mu byinshi. Mushumba, ibi bintu byose iyi mirimo ikomeye y'Imana bakoresha. Ejo bundi materaniro ngira ngo ni kuwa mbere niba atari kuwa kabiri nari ndi mu iteraniro muvuga ku ijambo rikomeye muravuga ngo hari ibintu mwakomojeho ibi nibi sindi bibabwira indi sonere kugira ngo mutazandamya. Yego. Iryo jambo murarivuga. Iyo mwibutse imirimo y'Imana bakoresha nk'ingi ikomeye itangaje nk'uko ngoko, hari igihe mujya mugira nk'impungenge ko abantu bashobora kuba babaramya noneho bikakusunikira gusenga Imana cyane. Izo mpungenge ujye wumva uzigira niba mwiterane ushobora kutubwira ati bisindi bibabwire ndumva umuka ndashaka ko mbibabwira kugira ngo mutazandamya. Izo mpungenge mujya muzigira Mushumba? Ndazigira nyinshi. Ngira n'impungenge ko na nyuma yanjye ntakiriho abantu bakora idini. Nibyo nsengera Imana cyane. Bakora idini rinyitiriwe. Donc hari umugabo wavuze ubutumwa muri Kongo witwaga Simon Kimbangu. Ndamuzi. Simon Kimbangu yaje kwicwa n'abakoloni. Bahise bashinga idini ryitwa Simon Kimbangu. Ibyo rero ariko nimwe mbibwiye abanyumva ntibunyumve bigarukire hano. Yego. Niyo mpamvu ntavuga byinshi. Mfite ubuhamya bwinshi. Yakoze imbivuga. Urakoze kudusangiza nubwo nukuri. Imana iguha umugisha cyane. Ariko ikigenderwa cyane n'ibyo bitangaza bikorwa nanjye ntiteguye, nanjye ndatangara utunguwe. Niyo mpamvu ngewe bitakuvuga ngo nibyanjye. Ni nabyo nabwiraga abantu ntimubinyitirire kuko nanjye sime rwose n'ibitangaza byinshi nagiye mbona bikorwa. Nta effort nakoze yo gusenga cyane. Navuga nk'amajyamba abiri nkabona birabaye. Avuga se ko handi naraye senga amajoro yose ntiyagira ikiba ariko akamvuze kabaye gute. Nibyo rero nibyo bituma mbwira abantu ntimusingewe ntimundamye mutekereze ni Imana ibikora. None niba ari impungenge mugira Mushumba ko abantu bashobora kugira ubwo bakuramya kandi utabyifuza mu by'ukuri kubera ibitangaza Imana igukoresha, ntituzababuza kukuramya kuko hari igihe bashobora no kubikora. Mukora iki, mubigenza mute kugira ngo icyo kitazaba nkuko mubyifuza ko bitazaba mu by'ukuri? Ngewe cyane mbwira abantu Yesu. Amen. Kuko Yesu niwe mbahoza, niwe mberekaho n'ukuntu yaje n'ukuntu asenyera Satani. Cyaka kwereka abantu cyane imbaraga za Yesu. Yesu wariwe mba connect na Yesu apana n'umuntu. Sinza nemera nje ko tu connect abantu n'abantu. Iyo mvuga ku connect abantu n'abantu naguhuza n'undi nimshatse kuvuga kwizera kwawe tagushira mu muntu kukaba kubakiye ku muntu. No, kubakire kuri Yesu. Amen. Tugumanye nawe twabona byinshi tukubaza mu by'ukuri. Nabibonye. Reka niki nibutse nkikubaze cyangwa nkigusabe. Uri umushumba intumwa y'Imana, benshi twagafatiyeho urugero ndetse n'abapasiteri. Hari nabushumbye bagufatiraho urugero, ariko nta nubwo twirengagije ko turi mu isi abapasiteri cyangwa abo bahamagawe bakora umurimo mu buryo butari bwo. Ese ufite ubutumwa wabagenera abo ngabo biyitirira izina ry'Imana cyangwa b'abapasiteri nyine ariko bakabikora mu bundi buryo bakavuga ibinyoma ndetse n'ibindi? Reka nkubwire ubwoko butatu bw'abakozi b'Imana. Abambere nabihamagaye, abakabiri nabahamagawe na bene wabo, abagatatu nabahamagawe n'Imana. Abahamagawe n'Imana nta manyanga bagira. Abo ni bazima. Rero kubwira bari abo bandi bihamagaye nabahamagawe na bene wabo no kubabwira ngo bakizwe gusa kuko ndibakijijwe. Cyangwa se kubabwira ngo nibabe aho Imana ibashaka. Kuko ntibashaka mu gipasiteri, nibaje mu bucuruzi, nibaje muri politike, nibaje mu burezi, nibaje gupagasa. Ariko vrai pasteur wahamagawe ntacyo namubwira kuko afite uwabwira uwaranda compte answerable, afite uwo bavugana ariwe Mana. Yego. Urakoze cyane. Ubu se turagenda ntacyo tuvuze ku ndirimbo zawe. Turazivuga mu message hano ni nyinshi cyane. Mutoni nawe niba
uri hafi hamagara umwe cyangwa babiri tubakire mutagira ngo urakoze cyane nka babiri mu gihe bakiri kwandika nimero 0787223224 uyu mubyeyi yagarutse kuri yansanga ya masiko turi kuvugaho ati nitwa Ange mfite umwana wanjye yagize intege nke atwara inda ariko yifuje kwihana ahura n'abashumba b'urubyiruko bamufasha kwiyunga n'Imana bigenda neza ndetse aza gusengerwa ese nacutse umwana yasubira gukorera Imana icyo ni cyambere cya kabiri ese nagera igihe cyo gushyingirwa bizasaba iki kugira ngo ashyingirwe mu itorero reka tubaze twakira uyu hanyuma umurongo wa telefone twitabuye allo oui Yesu nahimbazwe ngeze umugisha wo kubahamagara yego numva nishimye cyane nishimye cyane insanganyamatsiko mwaganiriyeho rero numvaga nshaka kuyumva cyane ko ejo mwari muri kuvuga ko Gitwaza azaza yego wayumvise rero nayumvishije hanyuma n'iki wifuza ari ubuzima naciye ndagira ngo rero mbasabe munsabire pasiteri ihangane ansengere tarani nizakurikiraho mu muryango wanjye yego urakoze cyane Imana ibumugisha mushumba uyu ati ndifuza ko uza kunsengera karande ntisakurikirane n'umuryango wanjye kuri bya bindi mwavuzeho reka twakire uyu nguyu allo oui allo mwaramutse neza Yesu ashimwe cyane Yesu nahimbazwe nishimiye kumva mushumba wacu witwa ndurahagana inshuti yacu yitwa Alexis nabumbishe ndi mu modoka ntwaye ubu nashyizeho parere kujya polisi ariko nshaka kuvugana nawe yego Imana imumuge amen nange hari icyo nifuza rwose yego wihuse arakumva ntacyo wamubwira yewe nasubiye inyuma ndi kugaruka nasubira mu gakiza kuko narapfuye inama yazimiye ngwana nabyo ariko nkahura n'ibisitaza ugasanga nongera nasubiye inyuma sinzi imbaraga ya advice yama kugira ngo garuka ku murongo w'Imana nongera kumva mfite connection nayo urakoze cyane yakumvise rwose urakoze umwe ati unsengereye kugira ngo karande yuko natwaye inda nkiri muto itazakurikirana urubyaro rwanjye undi nawe ati ndi ntama yazimiye n'uyu tumuha amahirwe allo oui waramutse neza yego Betty wazamura ijwi yego ndabikubumva neza yego Betty wihuse icyifuzo mfite yego nasaba ngo amateraniro abaho ngaho mu gatenga nimugoroba bajye batubabarira bashyire kuri radiyo natwe tuyumva bashyire kuri radiyo ariko ubu birimo birakorwa reka nkubwire inkuru nziza rero ukibivuga umushumba aramwenyuye bivuga ngo ashobora kuba ahisa nabyemera ko rwose bizajya bicaho amina na mu gitondo hari niba isaha idasanzwe ngo ndibuka neza yego barayishyiraho ariko bakayicamo kabiri biraza gukemuka rwose kugira ngo bajye batabona ikibwiriza cyose bagishyireho kirangire urakoze cyane inshuti yacu Imana igumugisha arakoze cyane mushumba nimero ni nyinshi kandi umwanya mufite ni mutoya cyeza twemereye akagumana natwe kandi ntibyashoboka cyangwa akazagaruka hanyuma wenda reka dufashe bari abantu babiri umwe ati uraza kumusengera wenda mu isengesho dusoza mu kanya kuko tugiye gusoza no kugira ngo karandi itazakurikirana abana be n'abazamukomoka yabisobanukiwe undi wa kabiri nawe ati rwose ndi ntama yazimiye kandi mushumba ngira ngo mu muhamagaro izi ntama zikwiye kugaruka mu rwuri kandi zikagaruka hakiri kare turaza kusa n'abaza kubigarukaho nyuma cyangwa se ndi kubona umutana ari kumbwira ati n'uyu nguyu tumuha amahirwe reka bariyo dusorezaho allo waramutse neza Tony Imana ibahumugisha kumutumira amina urakuze cyane kandi ndifuza ko yansengera Imana ikamugisha muri iyi si kuko umugisha wanjye rwose yamahirwe yanjye nabizi agenda gucika ubireba agenda gucika nabyishimiye ahubwo n'umugisha urakoze Imana ibahumugisha urakoze nawe
yewe mushomba keretse nitujyana tukimukana tugakomezanya amaso yacu tuyerekeza ahandi kugira ngo yego dusoze gutya. ariko hari ikintu muvandimwe wanjye cyangwa se umugenzi wanjye yarakomojeho bitumye nibuka mushomba. Ndibuka mu mwaka wa 2019 ubwo mwari murimo mwizihiza isabukuru y'imyaka 22 mwubatse urugo hamwe n'umufasha wanyu. Icyo gihe mwavuze ijambo rikomeye avuga ati kera ntarashaka nararirimbaga maze kubaka urugo. Ndabyibuka nari mpari ati kera ntarashaka nararirimbaga maze kubaka urugo, kuririmba mbikora gahoro, nyuma mbaye umushumba mbaye pasteur insa n'ubihagaritseho gato, noneho usoreza kwija wahize werekana Bibiliya ndabyibutse. Hanyuma uti ndasaba ngo munsengere singasaze ntarasubira mu ndirimbo ntarongera kuririmba. Ati Imana izaza n'abandi bashumba abandi bantu bavuga ijambo ry'Imana bakomerezeho hanyuma ndirimba. Mushumba mwararirimbye, hari indirimbo nyinshi mwagiye mukora, ngira ngo hari igihe mwigize kudusezeranya igitaramo niba ntibuka. Yavuba ahangaha ngira ngo niheruka yandi mwakoreshejemo uramuzi se Kanyombya muri video niyo mwakoresheje Imana bisengesho ryanjye. Mushumba ikibazo nkibabajije nkibarije abantu benshi abafana kushora kwa mwaraduhemukiye tugategereza indirimbo tugaheba byagenze gutegereza ibihangano byawo. Umurimo wo kwihanganura tunaniye. Oya nzabikora munshakira umusimbura, munshakira umushumba nsimbure nanjye nje muri ndirimbo. Anyway ndimo nabitegura yego bizaza ku buryo mu minsi mike tuzongera kubona indirimbo ziza. Reka tubyize ariko ndazifite nyinshi ndaziteguye. Urakoze cyane. Ubwo abakunzi bawe b'indirimbo barakomeza turakomeza dutegereze mutegereze rwose. Hanyuma se niba aya makuru yarakugezeho, niba ari ubwa mbere tugiye kuyakugezaho simbizi, urabizi ko hari umukino uri gutegurwa hano wa football? Oya ntazuzi. Nitwe tubaye abambere baguhaye makuru. Ni mwebwe rwose. Hanyuma biranavugwa yuko ari uzaba umusifuzi wo mupira. Nibyo. None rero ikibazo dufite nuko ni abanyamakuru bazahura na zafo, kandi biravugwa ko ari mwebwe urazabura umusifuzi w'umukino. Ikibazo turi kwibaza Mushumba, twitege ko nta karita itukura muzatanga muri uwo mukino. Hari azakora mwuka wera azakora nta karita itukura izatangwa. Oya tuzatanga imbabazi kuko iyo karita yamaze gutangwa ni amaraso ya Yesu. Amen. Tuzayitanga rwose. Baramutse bahinduye se n'ubu musifuzi bakagukenera mu kibuga wakina kuri kangahe? Nge na bamwe bafata umupira wabanyezamu burya mba maso cyane. Ikibazo ni kimwe, ushobora gufata imipira hejuru myinshi ariko se n'uwo hasi wawufata. Uwo hasi nasaba umwuka wera akamfasha kuko akajya awufata kunama byangora ariko banza ubizi wandondoye yakurondera yarakumenya. Mushumba munyemerere dusoze ikiganiro cy'uyu munsi. Hanyuma hari amateraniro amazi iminsi ari kuba hano kuri Zion Temple Celebration Center mu Gatenga. Amazi icyumweru cya mbere, ikindi cyumweru cya kabiri turimo, ngira ngo mwagira icyo muyakomozaho n'igihe azasorezwa ndetse n'intego yatumye aya materaniro ashyirwaho ya nimugoroba buri munsi. Aya materaniro ubundi ni amateraniro y'ububyutse n'ay'ububyutse y'ibitangaza n'ibimenyetso, gusengera abantu bongere kandi Imana ibibuke ibagiriye neza. Akenshi ntabwo nyategura, yego numva gusa igitekerezo n'umwuka wera mbwiye ati mfata ibi bihe usengesha abantu. Si ibintu ushira muri gahunda birizana. Rero nabyo byaraje ngo fata ibyumweru bibiri usengesha abantu mbakorera ibitangaza. Turabikora kugeza uyu munsi turi kwa kangahe? Kwa gatanu. Uyu munsi niwe wanyuma. Hanyuma nimugoroba muri mu materaniro, mbere ko amateraniro atangira mwababaye ku buryo abantu bose babibonye mumaze kubona abantu bahagaze hanze? Nagize agahinda mu buryo kwihangana byakunaniye. Umuriro nari mfite wagabanutse. Ntabwo mwari mwiteze ko abantu bazaba benshi bigeza ahangaha? Nari nzi ko ari abakristo basanzwe abo mpura mbona. Byantangaje cyane. Natangaye yego kuko banambuye ko n'ibindi byumba bari buzuye harimo amascreen barimo kureberaho. Byabaye irihe somo cyangwa izihe nzozi rero? Inzozi z'umusozi
z'umusozi n'ukuri Herimoni tugomba kubaka noneho abantu bakicaramwe ari 20,000 kandi ndabizi ko bazabone yego ahubwo ibyo bitumye nibuka n'abandi bantu bakomeje kutubaza batari ko se muze kutubariza n'ukuri tuzongera tumubone ari hano tumubone by'igihe kirekire yego gusa icyo mu kwezi kwa kabiri nzaja muri Amerika mfite igiterane ahitwa Arizona yego nzaja muri Arizona mfite igiterane mu Sun Temple ariko ni cyabose ariko nzagaruka uzagaruka impamvu babitubaza nuko twagwerukaga uretse Afrika haguruka ejo bundi waherukaga 2019 irangira abantu twongeye kukubona tugukumbuye ari nayo mpamvu wumva imbaga y'abantu benshi baba baraha ku mugoroba ese buriya si byiza ngo manze nigendere gato ahubwo urakoze ko utubwiye kugiye kubuhari ariko mugiye mukagaruka muzanye indirimbo byaba byiza sawa ariko mwamfashije kuko mbona nawe murabaririmbyi twayihimbye twese tukaririmba uyu muntu turi kumwe n'umuririmbyi ukomeye cyane n'umuririmbyi muto tuzafashanya ahubwo ashobora kwatura we yarabyatuye reka tuzakire yego munyemerere mbashimire mwese abo twabanye mu kiganiro Apostle turabashimiye cyane ku mwanya mwatwemereye mwaduhaye n'umwanya munini cyane mu by'ukuri kandi ibyo mwasangije abantu byagiriye abantu akamaro message ni nyinshi mwihangane ntabwo turi buzisome kubera ko umwanya wagiye hari indi gahunda agiye kujyamo munyemerere mbashimire mushomba asante mwakoze cyane wari umugisha abantu bamaze kumuha ibyifuzo n'abasengera yego rwose nibyo nari ngiye kujyaho nyuma yo kubashimira mwakoze cyane kandi uyu mwanya rikamvugira ijambo ngo uyu mwanya mwatanze kugira ngo mufashe abantu gusobanukirwa ndetse no kubabwira ibitangaza n'imirimo y'Imana. Imana tuvuga ntabwo ari bayari, ni Imana igikora. Imana tuvuga ntabwo ari injuga, ni Imana iriho ibasha gukora ibintu bigafatika. Ikiganza cyayo uko yakoranaga n'abakera n'uyu munsi iracyakora. Hanyuma rero mbere yuko dusoza aba bantu n'abandi benshi batahamagaye barifuza ko mubasengera. Hari abatuye baravuga bati uyu mukobwa aravuga ati mfasha unsengere ibyambayeho ntibizakurikirana umuryango wanjye nkuko mwatubwiye ko bifata generation enye zikurikirana. Hanyuma undi aravuga ati ndi ntama yazimiye pe ndashaka kugaruka. Aragerageza gutera intambwe ngo akizwe ariko akongera agasubira inyuma ati nkeneye imbaraga zinshoboza mu rugendo. Naho undi yatubwiye ati mu ansengere kubijyanye n'iterambere ryanjye ati ndagerageza ariko ntahongera. Nabandi bose batahamagaye n'abandi bose muri rusange ngira ngo ni mugoroba abantu mwari mwadutumye kwandika ibyifuzo kandi babitanze ari benshi. Nabandi rwose niba utanacyanditse wizere mu isengesho mushumba kiye gusenga mushumba mwadusabira umugisha hanyuma tugasoza ikiganiro cy'uyu munsi. Reka nabashimire mbere yuko turangiza nashimire cyane kuba mwantumiye muri radio O kandi ikiganiro ni cyiza cyane. Imana izacyagure nacyo kandi nawe mwatwakiriye kuko nimwe muyobora utuma abantu benshi bafashwa namwe Imana ibaha umugisha. Amina. Ese mwebwe bite gahunda ni neza mushumba. Turabivugira mu gikari. Umwuka wanyu aganiye n'uwacu turumva neza. Mwumvishe. Yego. Turaza gusenga tubasengera namwe tubibuka. Yego rwose. Nibutse uwavuze wa mbere witwa Ange yavuze ko afite umwana wakiye muri ibyo aca mu rubyiruko baramufasha hanyuma reka nyisubiremo nitwa Ange mfite umwana wanjye yagize intege nke atwara inda ariko yifuje kwihana ahura n'abashumba b'urubyiruko bamufasha kwiyunga n'Imana bigenda neza aza gusenga. Hanyuma icyambere ese nacutse umwana yasubira gukorera Imana. Icya kabiri ese nagera igihe cyo gushyingirwa bizasaba iki kugira ngo ashyingirwe mu itorero. Ataranacutse umwana ko yihanye yakorera Imana. Yego. Nagaruke mu murimo. Nta kibazo rwose. Icya kabiri igihe cyo gushingirwa itorero rizamushingira neza cyane tukamuha umugisha. Ariko gukorera Imana ubu natangira ntategereza igihe cyo gucutsa keretse ari imbogamizi zimuvaho ariko abishoboye yatangira n'uyo munsi. Yasoreje ku kindi atese uyu mwana we ashobora gukorerwa deliverance akiri uruhinja cyangwa bazategereza ko akura. Oya nuko umusengerwa kuko dusengera uriya wundi wavuze ngo dusabire umwana w'iyo karani ntimukurikire n'uwo mwuzukuru wa Ange nawe turamusengera. Karande ivaho umuntu akiri muto. Yego. Mana turagushima kugira neza, ndagushima ko ari wewe uduhamagara. Ndakwereka mwene data wasubiye inyuma akeneye kongera gusubira mu nzira yawe. Ndamusabira imbaraga,
ndasaba ngo murinde inshuti mbi zimubuza gutera imbere, zimubuza kukwegera, umugarure mu nzu yawe, ibyamukiye intege Mana uyimukuremo, wongere umwereke ko mu nzu yawe ariho umuntu agirana ubusabane nawe, naho hari umusaraba utwunga. Ndagira ngo wongere umwunge nawe, yongere yinjire mu bwiza bwawe. Ndamusabira ko gakiza. Ndasabira mwami aba babyeyi bose bashiki bacu tuganiriye bafite abana babyaye mu buryo bw'impanuka, ariko kuri we si impanuka, kuko abana bose bari mu mugambi w'Imana. Karande zose ndazicagagura, karande zibabuza amahoro, izo karande zibakurikira nabo bakazahura n'ibyo bibazo, ndazikuraho mu izina rya Yesu. Abo bana bazakure nta karande bafite, bazuzuze ibyo bahamagariye kuba byo, kandi bazagire kure mu izina ryawe Yesu. Ubafashe, ubakomeze, ubashigikire muri byose. Ndasaba umwuka uva mu ijuru gutwikira abana n'abanyina. Mana banyina bazakomeza ubuzima kandi bagere kure. Uzabakoresha ibikomeye, ubakoreshe ibirenze. Urakoze kuri Imana yacu, ugira neza. Ndasabira abantu bose mwami bafite ibibazo bitandukanye, bifuza gutera imbere ariko bikanga. Ubaye gutera imbere haba mu bucuruzi, haba mu mashuri, mu myigire, mu bitekerezo, mu nzozi, mwiyerekwa bafite. Mana ubaye gutera imbere, ubakuraho bari bagere ku rundi rwego. Niwe udutangiriza mwami, utangirana natwe ukarangizanya natwe. Ubabere alfa na omega mu izina ryawe Yesu. Umuntu wese ukwifuza umwiyereke, ukeneye igitangazo cyumanurireho, ukeneye gukorwaho nawe umukoreho, ukeneye gufashwa umufashe, ukeneye gukomera umukomeze, ukeneye kuruhuka imitwaro yikoreye uyimuruhure. Ndagusaba data ya invitation watanze Yesu ngo barushe n'aberemewe bose nibazi wabo baruhure muri Matayo 11:28. Ndasaba ngo yongere kandi uyitange uyu munsi. Umuntu wese uri mudukurikira kuri radio Mana udufashe yitabire ubutumire bwawe bwo kuruhuka. Ubaruhure mu mitima, ubaruhure mu bitekerezo, ubaruhure abadasinzira basinzire, abarwaye bakire, abarushe ubaruhure, abashonje bagaburire, ababuze ubwenge ubahe, ababuze minerval zibahe, ababuze amacumbu yabahe, ababuze mwami ubuzima ubagarurire, amagara abagiye gucika ugarure, ubuzima bwawe bongere bagukorere mu isi y'abazima. Ndagushima kuri Imana yumva kandi ikora. Sinareka mwami gushimira no kugushimira nkwereka ababene data twakoranye. Ubaho umugisha mwami, ubagiriye neza muri ikiganiro bafite, ubibuke, ubateze imbere, ubakomeze, ubazamure nabo uko bagukorera, ariko uzamura ubuzima bwabo n'imibereho yabo, ubageze ku rundi rwego rukomeye. Ndagushima kuri radio nayo mwami uzakomeza gukoresha kugira ngo ugere kuri benshi. Nuko uho umugisha iki kigo, abakiyoboye, abadutumiye, ndetse n'ikiganiro twakoze bose ubagiriye neza, ubarinde urupfu gukenyuka, ubarinde kubaho nabi. Mana uzurize imigambi yawe, inzozi bafite uzuzuze, ubageze ku cyo wabageneye. Ndagushima kuri Imana yumva. Nuko Mana ntitwabivuga byose ngo tubirangize, ikiza nuko uzibira mu mitima yacu n'ibitekerezo byacu. Usubize umuntu wese bikurikiranye nuko yagusabye. Wumve gusenga kwawe uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Mutome twese ntidusoje ugira ngo ntibirangiye. Yego, naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka tubashime naho kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Uwiteka akomeze kuba mu ruhande rwanyu, kandi ibindi biganiro birakomeza mu kanya, ntimujye kure. Uyu munsi tubitse ko mu kanya nimugoroba nibwo amateraniro aza gusozwa ya Revival Conference hamwe n'umushumba. Twari kumwe uyu munsi arabari kumwe namwe nimugoroba. Nutaboneka ku rusengero, kuri televiziyo naho birahari, kuri radio biraza gucaho n'ahandi wasashoboka. Reka tubabwire ngo icyumweru cyiza cyangwa se weekend ziza, Imana ibane namwe. Yari Umutoni ndetse na Dominic. Yes, abamugisha cyane. Breakfast with Tony and Dominic, waking you to today's word of encouragement.